Muraho, uyu munsi tugiye kuvuga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA yakuze ikava ku gihugu kimwe ikagera mu bihugu 50 cyangwa se ama-states ayigize. Ni gute igihugu cyisanze kiri kumwe n'ibindi bihugu 49 bikaba ibihugu 50? Ibyo tugiye kurebera hamwe. Mubane natwe. Bavuga ko ubundi bwo kugira ngo USA yisange ari ibihugu 50, ubundi bijya gutangira yari mu mwaka w'1607 kugera mu 1775, aho USA yose hamwe muri rusange yari igizwe n'ibihugu 13. Gusa ibyo bihugu byari biri munsi y'ubukoloni bw'Abongereza. Ibyo bihugu byari biherereye mu majyaruguru ya Amerika, ahagana mu kigobe cy'uburasirazuba. Ikindi kintu bavuga ko cyatumye Amerika yiyongera ikava kuri state nkeya cyane ikagera kuri state 50, harimo revolution cyangwa se impinduramatwara zabaye mu hagana mu 1775 kugera mu 1783. Ibi byaterwaga n'ibibazo by'imisoro y'Abongereza. Ibi bikaba ari nabyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku bwigenge zabonye, ubwo barwanaga n'Abongereza bashaka kubirukana. Ikindi kintu bavuga ko cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanga ari leta 50, harimo confederation cyangwa se ishyirahamwe rya leta zahoze ari 13. Izo zishyize hamwe zisinyanya amasezerano yo kwishyira hamwe no gukomeza kubaka ubumwe. Ikindi kintu bavuga ko cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyongera byari itegeko nshinga. Itegeko nshinga ryavugaga ko Amerika Zunze Ubumwe zigomba kuba leta ziri kumwe apana igihugu ku kindi. Yari itegeko nshinga ryatowe mu 1787 nyuma y'uko babonye ubwigenge bakubisa Abongereza cyane inshuro. Ikindi cyatumye Amerika igera kuri leta 50 harimo gukura cyangwa se kwiyongera. Ibi byatewe n'iki? Ibi byaturutse mu ntambara, aho leta zari ziri kumwe uko zari 13 zateraga izindi zikazifata, cyangwa se bakagirana amasezerano, ariko bikajya mu buryo bwa expansion and growth. Igihugu cyariyongeraga nyine. Zimwe muri state bagiranye amasezerano, izindi bazifashe bugwate. Iyo bakubwira gukanga baraguteraga bakakufata. Civil War. Ibi byabaye mu mwaka w'1861 kugera mu 1865. Nyuma yaho zageze kuri leta 50 zivuye kuri leta 13 zatangiranye n'ubukoloni bw'Abongereza. Urumva ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Leta Zunze Ubumwe zavuye kuri leta nkeya cyane zigenda ziyongera. N'ubu ngubu hari amakuru y'uko Trump ashaka kuba yafata Canada akayigira leta 51 kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyumva mute? Kadure muri comment.